ni urugendo rw'amasaha ane kuva i Kigali twerekeza mu murenge wa Bugeshi mu karere ka Rubavu. Tugiye kuganira n'umurinzi w'igihango yitwa Boniface Mudenge, yarokotse jenoside yakorewe abatutsi. Kuri ubu yababariye abamwiciye ndetse n'abamuhigaga, bishishikariza n'abandi barokotse jenoside yakorewe abatutsi kuri ubu babanye amahoro, ndetse ubwo butumwa bw'amahoro n'ubwiyunge busakaza hirya no hino ku isi. Mu mwaka wa 2012 nibwo yahawe igihembo cy'umurinzi w'igihango na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, ndetse mu mwaka wa 2017 yahawe igihembo n'umuryango mpuzamahanga witwa Search for Common Ground wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera gusakaza amahoro ndetse n'ubumwe n'ubwiyunge binyuze mu muryango yashinze witwa Inyenyeri Itazima. Ni ibintu bitangaje kuba umusaza ukubwira ko yari umushumba yaje guhinduka umuvugabutumwa, ndetse kuri ubu akaba amaze kugera kuri ibyo bikorwa bitangaje byamwurije indege kuva mu Rwanda i Bugeshi kugera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika i New York. Tubahaye ikaze mwese mudukurikiye mubane natwe. Turi mu murenge wa Mudende mu karere ka Rubavu, ni mu ntara y'Uburengerazuba, ahantu mbona hari amafu meza cyane mu nkengero z'ibirunga. Tugiye kuganira na Mudenge, ni umusaza ufite imvi z'uruyenzi, yarokotse jenoside yakorewe abatutsi, ari nacyo cyatumye tuza kuganira nawe. Uyu munsi turi mu minsi 100 yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Iyo tugeze muri ibi bihe uba wiyumva gute? Amateka nkunda kubivuga, nta mateka yatisha umuntu aramukiza. Gukira mvuga nuko uyavanamo igitabo cy'ibitekerereze. Iyo tugeze muri iyi minsi kimwe n'abandi banyarwanda n'abandi banyamahanga bafite umutima byatubayeho byababaje, numva ubwo ku giti cyanjye nshimira Imana kuko byari nk'inzozi. Kandi imyaka 29 ntabwo nk'uko umukuru w'igihugu yaherutse kubivuga ngo ni nk'imyaka 100. Nibyo ku buzima aho abantu bavuye, igihugu cyavuye, y'imitima yari iri, twari twarageze kuri kubivuga rero ngo ni nk'imyaka 100 rwose. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yavuze ari ukuri. Nanjye iyo mbirebye nkongera ngasubira inyuma mu rugendo rw'amateka nanyuzemo kimwe n'abandi, yongera ngashimira Imana cyane ububasha bwayo. Imana iringaniza ibintu, Imana ishobora ibyo abantu badashobora gushobora, ariko ibyo ntibitubuza gusubira inyuma tukumva n'ubundi amateka bamashya nubwo tutabyibagirwa. Ariko iyo tugeze muri iyi minsi irongera igasa naho ipaje y'ubundi buzima. Hari ibindi byumba tuyatugeramo ariko n'ubundi ntibiduherane, ariko umuntu arongera akareba ukabibona abaduhigaga uko babaga bahagaze, imyitwarire yabo, ibikoresho, induru zavugaga, amazashya, hatagira kubabarira umwana, umusaza, byose abantu bongera kubibona nk'ibishya. Ariko iyo paje gashimira Imana yashoboye guhagarika ubwicanyi ikoresheje amaboko y'inkotanyi. Isonga umukuru w'igihugu warebye imbere cyane. Kabiri tugashimira aho tugeze ko tutaheranwe n'ibikomere by'amateka, ko natwe turi mu bagize uruhare mu kongera kwiyubaka na bene bacu bari bafite ipfunwe bahora bagenda bubitse umutwe mvuga no mu mutima. Ariko Imana yagiye dushoboza gutuma tubaha imbaraga nabo nibeguke barebe ahubwo dusangire ubudasabwa imiyoborere, itsinda urwango n'amacakubiri. Uyu munsi yari umwana wavutse nyuma jenoside yakorewe abatutsi, ushobora kuba ariko tureba akibaza atari ko suriya ko yarokotse. Ubundi urugendo rwawe ni uruhe? Turashaka ko dufungurira ibyo byumba tugaruka muri 1994 kugira ngo abantu bumve ubukana bwa jenoside yakorewe abatutsi, uburyo yakozwemo, hanyuma uzi ko amateka abantu bayavomamo ubumenyi bushobora gutuma twubaka igihugu kitazongera kugwa mu mutego nk'uwo twaguyemo. Naho dushaka kutwinjiza. Murakoze. Urugendo rw'amateka y'amacakubiri ni rurerure, bahereye kuri bamwe mu bakoroni babibye imbuto. Kwandika barebe hari ijambo yavuze abaza ikibazo, bari mu bihe nk'ibi byo kwibuka, ariko abantu benshi kirabatsinda. Abaza ati umwanzi igihugu gifite kugeza ubu. Iryo jambo yaribaje nyuma y'imyaka 3 ishize nangine kwibukaga ku rwibutso rwa Gisenyi rwa komine Ruri. Abo bantu baritanguranwa bamwe bati na FDLR ntabwo murakigeraho neza, abahunze igihugu barakoze jenoside bagifite ingengabitekerezo bahetse igatabo bari ariko muharaho mutaragera. Ati nabahungu u Rwanda bamwe babaye ibisambo yagera hanze akabihindura politike mu gihugu cyari kimubangamiye. Ati n'ubu ni murahagera.
bisoza duha igisubizo ibibazo yarabajije ati umwanzi w'igihugu n'amacakubiri kuko wayakamije wayateguye yarazi uburemere n'imbaraga zayo n'uburyo ariyo muzi wo gusenya ati abakoroni bayahambiriye bayazi kuko iyo baramuka bazanye intwaro zabo ariko batabanje gutandukanya abanyarwanda ntabwo byari gushoboka. Icyo rero nkivuga nk'ikibazo warumbajije utubukana wari muri iki gihugu koko sinzo twaganira arambwira ngo kureba rimwe biruta kumva inshuro igihumbi. Yabaye muri iki gihugu nk'uko bimbajije azi amateka n'uburemere bwa jenoside, aho umutima w'imbabazi kuri bamwe bene wacu b'abahutu warebaga ukabona batararemwe mu bantu ushobora kuvuga uti ntabwo bari mu Imana. Ko ibi ndabivuga ejo bundi nari ndi Rutsiro mfasha abantu tuganira, nari ndi mu rusengero babwiriza, ariko aya mateka ndayagendana kuko uburyo amateka yishe ntabwo yahunze amadini, ntabwo yahunze imitima, yakorewe imitima y'abantu. Bivuze ngira ikiniga ndarira, ariko nabo bararira. Ndavandi abantu bahaye umwanya amacakubiri, satani bakamuha ibyumba bakamukingurira. Mbabwira ukuntu inkoko yiwanje hari umwana witwa Shimwe nakana gakurikirwa n'umwana ukurikirwa na Bucura, ari wari yamuhaye inkoko saa 11 na hafi na 20 mu rukerera tugiye kujya mu materaniro n'umudamu, twumva ubushwi buri kujwigira yaturaze, tutiya ngoko yaturaze. Tuzi ko nituva mu materaniro tureba niba yarangije guturaga tukayihemba, twumva ibaye nk'itaka rimwe mu buryo bwihuse ihonza amababa. Tugiye gutabarana, umudamu niwe wantanze kugera aho yari iri mu kumba twashizemo ngo imvura itazagira nabi. Numva umudamu aravuze ngo irapfuye, imvura irayinize, imvura urayumva ijambo. Ubwo arahembagura ati nanjye mbanje dusanga reka yahise ifata igikata. Bwa bushwi bwaratataye, ariko muri kwa kubushaka buja munsi y'icyumba, bumwe buja hari abujwigira, nagiye kure n'umudamu ajya kure. Ejo bundi nabibwiye abo mu Rutsiro, izo nkoko nazitekereje, ntabwo ubwo bushwi ntabwo tubukamira amata, tarufere nayo ubushwi bw'inkoko, ariko twarazazaniwe ndetse nabandi sinimbi dukure no kuyanga tukayibanamo nk'umuturanyi mubi. Ubwo naje kubihina ngabanyenkuru, ariko umwana yagize ikibazo, ubwo bushwi tugwana nabwo mfatanya nawe turubaka kandu dushiramo umuyugu w'ibiti byabajwe, dushiramo twasitaramwe agatara ngo buzaje bureba, ariko byanaranze bugena. Uko nazaga umudamu wanjye arambwira ati wafashe uyu mwana Shimwe, yanze kurya kubera agashwi kandi kapfuye, yabwiriwe na nijoro kagakuye. Byatumye ntekereza nti bene wacu abahutu bari bapfuye kuko bagiye urugwango rwabibwe, aho izi ubu bushwi mbubara ko ufite agaciro cyane. None bageze aho bica umwana w'igitamba mbuga nyina amaze gupfa, umwana ari gutega amaboko ntibamurebe, uko gutemba bazibamurebe, umukecuru udashoboye kwiruka ntibamurebe. Bakasanga n'abantu mu maserumu Gisenyi, twagiye tubasanga muri fose ya Gisenyi, bakabajugunya. Uyu mutima wavuye hehe? Ariko ibyo ni umutima nagize kuri ubwo bushwi, n'ubiyo mbivuze Mosira ubonye ko nari nyigize, kandi ari ubushwi bw'inkoko. Muri make jenoside yakoranywe uburemere, aho ushobora kuvuga abantu ntabwo bari nk'abandi bantu. Urebye ubukana jenoside yakoranywe cyane, nk'uko bimbajije uti nk'uwayibayemo wafashe ute umuntu ubibwirwa. Abambere hari ababizi, abirengagiza bo barabizi, ababibiba mu bana mu rubyiruko barabizi, kuko ababibiba mu rubyiruko rwacu rw'abanyarwanda bari mu gihugu, hari n'abari mu gihugu bakomeza konsa n'abayo mashyirika, ariko cyane mu migabane y'isi bagiye bahunga cya jenoside bakakijyana ku mutima. N'impamvu babibaye macakubiri ni uburibwe n'ikimwaro kirenze, kuko ubugome bwakoranywe jenoside. Gusa impamvu njya numva mbabaye avuga ngo uwampa ubwo rubyiruko karubana, ariko sinjye ahubwo u Rwanda rukarubana rukarubona, tukaboza kuko babashizeho umwera mubi. Hari kugira ngo mbivuge mu byumve neza,
nabaye konsiye mu 1995 ambara kuyobora igihugu birangiye narintuye mu cyahoze ari komini Mutura ariyo abu hari umurenge wa Mudende muri segiteri ya Rusiza ubu niyo murenge wa Bugesha bakonsiye duhungutse ariko naganire n'umugabo witwa Butati ubwo twari duherukana ndi umushumba bampiga yigeze nyuri wabo insoresore zirampagarika nikoreye agakongoro k'amata n'umwenda nta mapantaro ego sha ariko yari 9 nari gushanga ibyanyu ngo hagarara ngo twamenye ngo amayire yanyu ngo musigaye mujyana amasasu mu byansi ngo namata barantuza fata igiti bakaje bashira mu mata bazunguza ariko Butati ari ngo yaje babonye aje n'inkubira sa nubarakariye bariruka izo nsoresore ziragenda ariko nyuma yarambwiye ngo mude ngo konsiye ariko yarambwiye ngo yewe mwana yarakuze anduta arisegura ngo umbabare ko nkwise umwana kandi uri umuyobozi uri konsiye nta kibazo nta muyobozi uruta umubyeyi umuyobozi wa mbere n'umubyeyi w'umuntu nta kibazo ndogira ikibazo muze komeza uganiriza arambwira ngo wa mwana ari position iri muri Butaka ubu ni mu murenge wa Bugesha aravuga ngo nubwo hagira umbeshyera akangireka ishyano ryabaye muri iki gihugu akaba yabwira n'abasirikari bacu baje b'inkotanyi kaba hari n'igihe utashishoza yandenganya kubera icyo babangiritseho ariko nabwiye Imana ngo Mana niyo nzaramuka mpfuye hakagira n'uwangambanira kicwa n'abasirikari bafite ibikomere uko ntibaje bahora amaraso yabo amaraso yanjye ntukayabare ku nkotanyi iko yabimbwiye uzayabare kuri bene wacu b'abahutu ndavuga ati se kubera iki muzehe bambe Butati kumva ko amaraso ati mpamvu bivuze Mudenge naremye Kabumba ni isoko rya hano mu murenge wa Bugesha ngiye gushaka twenda tw'abana b'ishuri abana bagiye gufungura njya muri caguwa njya mu dukweto njya mu yindi myenda yo gushoneshereza abana aturabizi ko Kabumba yaremaga mbere y'intambara ipfutse kubona umuntu bikagora ariko sinigeze mbona umusaza w'umututsi sinigeze mbona umudamu w'umututsikazi sinabonye umukobwa w'inkumi sinabonye umusore ati mvuye mu isoko ntashye mbwira umudamu wanjye ngo ntabwo ari igihugu turimo ati uwagira yahungira kangara yagenda kuko bino bintu bibaye muri iki gihugu bizagira ingaruka bizatugira ingaruka ati narebye Kabumba yari ituriwe na bene wacu abatutsi hariya za Ndimbo za Shaki hirya za Mudende muri Tamira hitwa Tamira segiteri Tamira mbura umututsi n'umwe n'umwana n'umudamu waje kuhaha iki gihugu ntabwo ari igihugu turimo urumva n'urugero ndi gutanga na mwene wacu w'umuntu wabagureba neza yarebye n'ubwo bukanara bwibwira muri make rero za kuvuga ku bukana bwa jenoside ntabwo nta mbabazi zabaye hari mubyara wanjye akora i Kigali yabaga muri kaminuza ya Mudende birukiramo kuko babonye umuriro watsi interahamwe zimanutse abasirikari bo mu kigo cya Kabigogo bamanutse interahamwe ziturutse ku ikora izindi za Kabarama firimba avuga abati mperukira tuzi nibura dupfe kwisunga ikigo cy'abazungu kaminuza ya Mudende ntabwo bahangara ikigo cy'iyobokamana kirimo n'abanyamahanga b'abazungu umugabane munini nta nama yabaye urumva nta nama bari batunguwe nubwo twari dusanzwe tubona ibise by'urupfu byo bidusatiriye ariko bose biroshye muri icyo kigo yarambwiye Desire yitwa Desire Gashuri Desire yari umutekinisiye wesitara amatara muri mu cyahoze ari kaminuza ya Mudende yabimbwiye nsanze ku Keshero twarahunze twe twahunze 93 jenoside yo kuhanagura bwa nyuma yabaye twarageze ku Keshero Igoma yarambwiye ati Mudenge ibintu byarazambye twageze mu kigo abari bafite amacumu n'inkoni bagira ngo barigwanaho ati hari umuzungu witwa Manga aratubwira ngo ibyo bikoresho nitushira hariya tubishyira mu cyumba batujyana muri sare yari iriho ati niho bo yagiye kubona abona interahamwe ziraje amagerenade abajandarume bari kwiyegeranya inyuma atabonye byanze ni hatubwiye akinguwe ngo namwe mufata imparo zanyu kuko kubarengera ati kuturengera ko abazungu byari byanze kandi babona inzego bari kubwira arizo zidutanze ati kwabaye kugwana dutera amacumu ariko amagerenade yatugezemo ati bamwe tuba twirukanse ko ni ikigo nari ndimo nakoragamo
hari dorotwari y'abakobwa, itsinda narinyujije inyuma, akijima karaje, ndinyuze inyuma, turagenda muri iyo dorotwari y'abakobwa n'abadamu bacu, itsinda ry'abadamu benshi n'abagabo twari kumwe nk'umunani, ariko twumva hirya imiborogo rya tsinda rinini ryari ryaswe bya bikoresho, aribwo manga yabonaga byanze akabatera za ntwaro zabo ngo nabigwaneho, twumva induru zivuga, ati niho nababwiye ngo na hano bagiye kuhaza. Babwira ko hejuru muri parafo hari ahantu nashize agatelepregisi, iyo habaye amasirikwe njya nurira nkajya kureba icyabaye. Kugera nta rwego twari kubona, twari gusohoka tuye gushaka urwego kuko byari mu mashyiraniro y'urupfu. Ati ubwo twagiye inama zo kwanga duhagararane ku ntugu. Ninjye wagiye mbere mpagara ku rutugu rw'umusore umugabo umwe twari turi kumwe, kuraha k'agatelepregisi, ndazamuka n'indi wabaje, undi nawe ahagara kundi arazamuka. Tumaze kuba babiri, asigaye turapfukama muri parafo tukajya tuzamura babana. Ati ku munota wa nyuma abadamu barananiwe, nanirwa kurira, tukigwana dutyo dushaka uburyo nabo wenda hari uburyo twabazamura, twumva nabo interahamwe zabo, ngo muno harimo abantu. Nati n'urugina narukubise nakingisha amapata, twari twirukiye nta mfunguzo, barakubita, twumva bageze ku badamu bacu, bari gukubita abadamu bavugije induru. Hari ikintu cyambabaje, abanyumva iyo ngeze kuri uwo mwanya yanumva ngize emosiyo cyane, kiniga kiraza, Desire ibyo yambwiye ko yaragize ikibazo cy'ihungabana, bari banamuntumyeho nkamubwira banje bati Mudenge uje ufasha abantu kudaheranwa n'ibikomere, zasure Desire, hari ikibazo yagize. Yahuye n'umudamu avuye ku kazi, ko yanyuze za Uganda, tunguka mu Mutara, ko yanyuze Goma, tugeze Goma naho twagize baravuga ngo abafaransa n'ubundi baturiho bagiye gufatanya n'interahamwe zahungiye muri Kongo. Abantu bamwe bakajya bacika banyuze za Bunagana no mu Buganda, yari mu bari bongeye guhunga ubwa kabiri banyuze icyo cyerekezo. Mu gutahuka banyuze mu Mutara, yarasorera i Kigali, aza kuba umusekirite kushinzwe guhagarariye ibihugu by'Uburaya mu Rwanda, yari umusekirite waho. Ariko bari barambwiye bati Mudenge uzamusura. Iyo ahuye n'umudamu yitahira, na Desire atashye, umwana akarira umudamu amuhetse, Desire ajya amubwira ngo hoza uwo mwana madamu atanamuzi. Ati umudamu yagira ubwira we nabwije ariko kugumya kugenda mukubita ukibona hoza umwana, ariko umwana ari kure. Ati Desire akabirinduka akamukubita urushyi kandi umudamu atamuzi. Ubwo naragiye turaganira, niho yambwiye ikibazo. Ati abadamu bacu bamaze kubica, ati numvise umwana bishe n'abandi bana banje bakuru, atakana gatoya k'agacuru, ati numva bagakubise ikintu. Ubwo byabira Mudenge hano muri kaminuza. Ati numva karavuze ngo ndabarega kuri papa, ndabarega kuri data. Ati iryo jwi yavuze iryo jwi, ati numva bakubise ikintu, numva barakubise mu mutwe, ijwi riraceceka. Ati rero bindi byarakomeje, tuza guhunga kuvamo nijoro turagenda, ariko iryo jwi iyo hagize umudamu yaranyibwiriye, ati hano muri Kigali iyo hagize umudamu mbwiye ngo madamu hoza uwo mwana, nigendera nawe ari kwigenda agakomeza ntahita amuhoza, jya numva iryo jwi rikora ryo wa mwana wanjye warize mbere yuko avaho ndabarega, numva ryajwe avuga ngo ndabarega kuri data. Tibamukubita ikintu numva kimumimije, rimwe bakubise rimwe ava mu mwuka. Umudamu namukubitaga urushi ndabyitayeho, cyakora twaraganiriye, aza kumusubiza ku Mana yagiye turokora. Imana iramfasha, asubira mu gusenga, yarabaye nk'uwahuzwe no gusenga, ariko yarongeye Imana iramuzura, ntiyaheranwa n'ibikomere. Icyo mbivugiye ni uko ubwo bwicanyi butigeze bareba n'izo mpinja ziri kurira. Nawe ureba, nari ntanze urugero ntangira vuga za mpinja z'ubushwi, aho zanteye kurira mu buryo ndi umugabo wubatse n'umudamu, kandi ari ikintu twita inyamaswa. Reba ari utuntu tw'inkoko, reba nawe bushwi bwaraye buturazwe. Ariko naro buryo buri gusesera, nyina iragaramye nturerayinize, n'ubu iyo mbivuze bijya byongera bikaza. Kavuga ngo ni uwuhe mutima bari bambaye utareba inshuke zisaba imbabazi, tebari abadamu badafite icyaha batarabagwanya. Nasaba bivange nubwo nkivuga ya mateka, nasaba banyumva, abo urubyiruko runyumva, ntabwo rwigeze gwambikwa, bavukiye mu rugendo niko nabyita. Hari abavukiye mu rugendo rw'ubuhunzi, ababyeyi gito babahungana babahetse, hari abo babyarira mu bihugu bitandukanye.
ariko kubonsa urwango. Ariko mbere yuko ubutumwa buba bugomba no kureba urubyiruko, rurebe n'ababyeyi. Ngiye Mudenge, ako kana kanjye kitwa Shimwe narabivuze, ariko minsi yashize numvise bari guhamagara ngo muze nugaruka kudusura. Nari ndi gukora y'amavuna mu Divanite, ni mukuru w'itorero ry'Abadivanite. Barambwira ngo uzatuzanire, ariko ahubwo nkiriyo ndi busezere ndi butahe, nari maze ibyumweru 2. Umudamu arampamagara, ndi kuvugana batuduhe n'umudamu wawe. Baramubwira ngo umva rero mutware wajyanye umwenda ko azakuzana tukakureba site, ariko uzazane na Shimwe. Uwo Shimwe baramukunze batamuza, abadamu bo muri Rutsiro mu itorero bita Gashasha, kubera nababwiye ngo umushwi warapfa Gashimwe akamara 2 atarya, nkavuga shahu ihangana. Ariko nababwira nti namubonanye umutima w'umuntu. Ndanavuze nti nubwo abana banje mbona ntagwa ngo bafite nubwo amacakubiri, ariko uyu mwana nabanyeretse ibimenyetso, ubu n'ubu muntu Mana uzaba umurindire. Bakunze Shimwe batamuzi kubera umushwi yapfaga ntajye mu gitondo na nimugoroba. Noneho nkibaza kumva Mudenge nareba ubugome nk'ubwo Imana izabundinde bw'ibyabaye muri iki gihugu, abakuze bakoze babizi, nkabiterura ngashaka kubyonsa umwana wanjye, naba ndi umurozi mubi. Ababyeyi banyumva, Imana izabashoboze neza kuwongera gusubiza inyuma. Ubuzima bwa muntu n'urugendo, bica abantu barusha abandi. Ubuzima bwa muntu n'urugendo, aho duhura n'ibibi n'ibyiza, ngo icyo abantu barusha abandi no kubisohokamo no kubyakira. Ndasaba abatarashoboye kubisohokamo kabakomeje kuyibumbatira. Ntabwo ari umuturanyi mwiza amahoro make mu mutima, ngo n'umuturanyi mubi arakuvuna, uramujyamana. Nangwa n'undi muturanyi mufitanye n'ikibazo ashobora no kuvuga ati uramuke Mudenge, uramuke, nkibagirwa n'ibyo wenda n'ibibazo dufitanye. Ariko kugwango kabikwingenga bitekerezo y'ugwango mu mutima, waba ufite umuturanyi mu mutima. Utumye nifuza kukubaza, ubundi yuri mu rugo iyo wabonye akanya ko kwicara n'abana, ubwo uri bumbwire ubundi ni ryari uganira n'abana, ubundi iyo muganira iki? Njye amateka ntabwo umudamu wanjye wenda nongeye no kubivuga, hari igihe yajyaga avangwa, ariko ngo niri kubwiriza kuki ibintu bya jenoside kutajya ubyibagirwa, kandi ibibwirizwa byawe birahinduka, ariko ntujye uva ku ruhimbi utagize cyo uvuga ku mateka ya jenoside. Ese ubwo se ihungabana ahubwo? Oya, ntabwo ari ihungabana. Navuye ngo mbyibagiwe naba napfuye. Mbyibuka nanga ugwango, mbyibuka nanga amacakubiri. Ndanamubwira nti mukobwa, mbyibagiwe, ndongera ndamwibutsa, namubwiye ndi uzi ko hari igihe nubwo twari dusangiye urugendo rwo gupfa, bigeze bamufungira kuri komini ya Muto. Wenda ko ndaza kukagiraho uburemere bwa jenoside uko bwari buremereye. Warumbaje icyo nganiriza abana. Naramubwiye ntumva rero, uzi igihe wavaga muri Kabumbu ugasanga narashukuye umwobo nangwa umwobo. N'umwobo abantu bose barawuzi. Hari igihe avuga iwacu no muri iki gice cyacu hari igihe tuvuga ngo umuhonga. Ikintu kizwi cyane umwobo. Nabwiye ndi ntabwo nabyibagirwa, naba napfuye. Nubwo twari dusangiye amateka mbesiteri n'urupfu twese nk'umututsi ari muri iki gihugu, ariko hari igihe agatotsi kagufataga. Naba nicaye ku gitanda cyawe nanjye numva nenda kuryama, kumva imirindi hanze n'amajwi, abantu bari kongorerana benda gukomanga ngo bansohore, nkabona bafite n'imihoro kandi ari nijoro. Nkihutira ku rugi, leta njye inyuma nzi kumviriza ba bantu wenda bari inyuma y'urugo, kumva nta majwi, kumva kwa minani duturanye abantu basinziriye, ariko nkumva ko ari amajwi ya Satani y'ubwoba. Kaje hagati y'ibigega gasenga nk'abantu Imana nkuramwe umutima wa Satani. Ndokotse nk'inshuro 3 aribo bigizemo uruhare. Ntabwo ari gukenga kwa Mudenge nkuramwe umutima, ariko nkamubwira ndi cyakora namara gusenga iryo sengesho nkabona gatotsi. Mukobwa rero, iyo mirindi nayo majwi biracyariho. Nasogongeye kubyo twasangiye, amahoro make, utekana umuke mu mutima, kumva yikanga amajwi kandi ukayumva neza, n'imirindo ukayumva ariko waje hanze ntubibone. Niyo mu mutima, iyo sinshobora kwibagirwa. Ariko ndashimira Imana ko nasabye guzanguranira iyo mirindi izanyangisha ugwango, izanyangisha amacakubiri, nzafashe n'abandi nabo byashaka guherana. Na bene wacu abatutsi babyanduzwa ni na bene wacu abahutu baduhemukiye, bakakora ubwicanyi buremereye, bashobora natwe kuzatubitsa gwango
kubera ibikomere by'ibyo badukoreye uzamfashe nzazahure na bene wacu bagaharanwa n'ubwango bakagwambara kubera ibyo twakorewe. Urambajije uti icyo nganiza abana rero nigeze mbaganiriza umwihariko najyaga mbibaganiriza ariko nigeze mbakorera umwihariko ndabahuza abana babiri bahungu barabasore nako kana gatoya ariko hari bashiki babo nabo bakuze nahereye kuwitwa niyo nagize uwo niyo nagize n'umwana wa kabiri aramubwiye nti ba mwana we kubwira impamvu nakwise niyo nagize nubwo nyoko twafatanyije kwita izina ati nibyo 92 mu kwezi kwa kabiri baje saa 8 z'ijoro numvise Kanyamutuza atabaje yari umuturanyi wacu umututsi twa duturanye mu ntamwe nk'ijana50 muzehe kana burenge yaraje arahamagara ngo twatewe ariko tukizubara dukenyera mu nzu yakubise ku rugo ngo muraruhiramo yirukanze yagenda mu kecuru umudamu wanjye yaramaze gatata byaye numvaga ndashaka kumusiga mu nzu ubwo ndifata uruhinja dusohoka ariko ngiye kumva numva bageze mu mbuga ariko na muzehe wanjye yagiye kwiruka nawe agira ngo yumvise bamwe batabaza abandi baje bucece bageze mu rugo tutabizi bagiye gutera abavandimwe bacu abandi baje nuko mbona abantu bageze mu muryango batisohoka ndasohoka hari witwa Nzitatira barambwiye gusohoka ndi gusohoka nabaga mu nzu y'Ihenamu. Ihenamu ubwo ni iki? Ihenamu ni inzu bubaka ifite umuryango w'imbere gusa mbese ni ubwo nayivuga nk'igikoni kwa ndi bubaka ibikoni niho wenda abantu babyumva ariko ni wacu tuzita amahenamu. Nari nyirimo duteganya kubaka indi nzu ariko muzehe we bari mu nzu nini ndi gusohoka uko yari ifite umuryango imbere gusa uko ndi gusohoka niko yabirinduraga umuhoro imihoro y'iminyarwanda bita urunani ndi gusohoka gutya nawe akaje inyuma yanje abirindura wa muhoro ngo ateme igikanu umuhoro udafatwa mu muryango mba namwibishije ijisho ry'ibumoso subira inyuma atamenye ko namubonye ku mutima ndavuga nturamusirikare ko baza abavyeyi banje ibyangombwa ningira amahirwe aranyirasira bakwicwa n'umuhoro mbona wa musirikare araje ati bite nti byiza zana ibyangombwa ndabimwereka mu nzu nta bantu barimo harimo umudamu ntiyabyaje ubundi mubwira soke ndamuhamagara nti siteri ngwino bari kugushaka azafashe kwa ruhinja ariko wa musirikare amutunga itoroshi abonye ruhinja rw'amazi aravuga madamu Imana yarakoze subira mu nzu umwana atagira imbere abarambwiye ati none kutagiye kwirono twarikoze ejo bundi ntabwo mukorana n'inyenzi ngo watanye ndi rwose no kubamenya ntabwo tubazi byari ukuri cyangwa ntabwo nari mbazi rwose Mudenge nageze i Kigali muri 86 arivuga butumwa riryanyo ariko mbere yaho sinarinzi no kukabari kamperuka icyo giye gusa naho nagiye mu byo bita seminaire mu Adventiste nari umushumba w'inka ariko ndi n'umukristo nabwirizaga ubutumwa mu masaha makeya inka zibyagiye bari banshize rero mu babwiriza butumwa nanjye hari amasomo bagiye kumpa yivuga butumwa naho nakandagiye kuri kaburembo hariya ku kabari ntabwo nari mpazi ubwo rero nihuse kuri iyo nkuru niho bagi numva barandetse nsubira mu nzu nkaho tugiye gukinga na muzehe wanjye na mukecuru bageze ku irembo numva abantu barajujuye baragarutse wa musirikare ampamagara ngumva ngo nari nkiri muto yavuze ngo wa musore ngo sohoka ndasohoka hajye urahangaye ugiye kuryama turabona tutaje tugira ibitotsi nk'abandi bantu ndavuga ndi ngabo rwose ijambo nakoreshaga ni ngabo rwose cyakoresho twakoze irondo ariko mu bishatse nakungira nkariko kavura karagoga saa 8 z'ijoro ugenda uzana ibikoresho tuje ku irondo ndagenda mfata ikoti ry'imbeho n'inkoni n'itoroshi ngeze hanze arambwira ngo iyo toroshi n'inkoni bisubize mu nzu ze tugende ntabwo ugiye ku irondo urumva icyo arambwiye n'ugu bisubiza ndagenda muri Gacaca yanshimira leta y'ubumwe iryo somo riri mu migani Dawidi Salomo yarajyanditse aravuga ngo gukiranuka bishyira ubwoko hejuru ariko ibyaha bikoze isoni amoko yose yanshimira Imana yaduhaye leta ivuye mu maboko yayo ntabwo ari leta igondamye hari ababaye ingondamye Imana ibaha icyerekezo baracyanga bahitamo inzira ya sekibi batiyoborera nabi nubwo ndi kubivanga njya bibwira n'abacitse ku icumu mbakura muri yabikomere ubudaheranwa
muri iyi minsi mperutse hari umwana wishyurwaga 1,500,000 ka jenoside yabaye afite imyaka 2. isi yarapfuye amusigira imanza z'imitungo itishyuwe, umwana arishyura turimo turarangira. Ariko hari warukotse wacu waha mu bice bya Bigogo wamwishyuzaga, ariko nageze nyuma ndamubwira nti mwene data Duware ariko yambereye imfura ni mubyara wanjye. Izo nabakoze jenoside baraduhemukiye. Ndagira ngo n'abari hanze impamvu tuganira namwe niki mukora n'ingenzi. Mudenge wanterura kabona nabo babyeyi gito batwongereza nabi ko abajenosideri bagize uruhare muri jenoside batwiciye bankira ubugwango baraduhemukiye. Nabwiye Duware baraduhemukiye, twisa nabo badusigiye uburemere tubwambare nk'abantu kuko dufite Imana. Uyu mwana murebe ukuvuga ngo ajya kureba akareba hasi, ntabwo yarezwe n'ibibazo. Mureba ari inshuke, reba ava ku ishuri isamugura ye mwana mvuye muri gacaca, ariko hano byaramfashe se diabete iramutwara, umwana asubira mu kivi cya sarishura, ariko ntigeze asigarana n'akameteri kugira ngo wenda zahashire n'akazu kagahe n'amazaza n'umudamu. Ariko yikoreye umuzigo wo kwishuzwa 1,500,000. Ari mu kazu kuri mizingo k'umuntu yamutije kamatebura gashobora no kumugwaho, n'uruhinja yabyaye rw'imfura ye. Ni umwenda wacu. Baraduhemukiye badusigira imfubyi z'abapfakazi ba jenoside n'imfubyi z'abana bacu, ariko badusigiye n'imfubyi zabo. Dukwiriye kugira abantu, kuko uyu mwana ukubona umwana yicaye mu nzu yitwa Ntagura nayo Daniel mu murenge wa Kanzenze, bari bansabye kuza ku ubuyobozi bw'umurenge, bari bansabye kuza kubafasha muri icyo kibazo. Bajyaga kwishyuza bagasanga umwana ntacyo afite. Duwari nawe yagiraga ibikomere, ntasinsabwa imbabazi, nawe bimuzika. Ariko namaze kumubwira Duwara mbere imfura arabati Mudenge mfite umwenda w'isabato ndatira, mfite inzu imvura itanyagira mu matwi. Mudenge kuko uje gufasha abandi tukakumva no kuri radio, wazabanza ukavura abanyu mwasangiye n'ibikomere. Niba ari iyi nzu ngiye guharira, yarebye kuri parafo hejuru muri 1,500,000, miliyoni ndayihasa, ariko byanashoje nihuse amuhariye 1,400,000. Ijana baraho baremeye umwana abona 60,000 aja kuguza mu ishyirahamwe ryo gupakira amakaroti, kuko niko kazi kamutunze. Abandi bamukotereza 40,000 bamutwerera kugira ngo ubwo bwiyunge bushigikirwe. Umwana yatanze 100, Duwara muharira 1,500,000. Uyu mwana banye neza na Duwara yarahindukira amubwira wa mwana Mudenge kubereye so naragize igikomere, aho nawe wivugiye ngo wumvaga inkubise wagira umugisha. Umwana yigeze abyivugira avuga ngo nahuye na Duwara, ati kandi umupenda usenga, nari ngiye no gusenga ariko cyumwe atakavura kagwenda avuga ngo nkubu sinumva inkubimukubise, ati kubera yuko narebaga ubujyaza kumbambira zana abagitifu bose b'umurenge basimburana muri uyu murenge wa Kanzenze banyishuza 1,500,000. Umwana yikoreye wanjye ari kuburara, umwana yikoreye umutwaro w'ibyo bakoze. Abaduhemukiye imipaka koko yaradisitopye, bahetse abana babo bafite urubyiruko bafite abakazana, ariko bibonsa nabi. Igihugu basize bakiroshye mu ngarane y'urwango, y'ubwicanyi burenze, ubikomere mwipfunwe rya bene wabo bashinyirize bagasigara b'abahutu. Henshi ko butati yari imfura yavuga ati niyo napfa Imana ntikabara amaraso yanjye ku batutsi, nzaba nzize bya bene wacu b'abahutu. Uwo yari imfura, icyo ni ikimenyetso cy'ubupfura. Ntabwo rero byo nshimira n'Imana nuko Imana yaduhaye ubuyobozi buzanye icyerekezo cyakindi kirema ingoma. Saba n'abantu bose banyumva kuyaduharanira icyiza, dutera ingabo mu bitugu, tukaba twese ababagazi bahagaririye imbuto nziza yatewe muri iki gihugu y'ubudasa y'imiyoborere mizima, tubana mu ngengabitekerezo yongera kubaka bundi bushya. Hari aho nari mvuze nsa n'utanga n'umusanzu ku banyumva, ariko muri ya mateka wa musirikari barantwaye nsize itoroshi n'inkoni, numva ko yaravuze ngo subiza ibyo bikoresho mu nzu ze tugende, ntabwo ugiye kwironda. Numvise cyambwiye kwa ruguru, tugeze ku irembo najyatsinda rya bene wacu b'abahutu bamwe barimo bandi bashaka kuntema mu muryango, ariko witwaga Hutu n'ubariho muri gacaca. Nibyo nari ngiye kuvuga, narahagararaga nkabwira na bene wacu, abene wacu b'abahutu bahemutse ntabwo ari bose, muzirinde ntakagira umututsi uzahimba, kuko twaba twitije akenda k'abajenosideri. Bene wacu b'abahutu bagiye mu bwicanyi burimbura no kutwika amazu no kumara ibyacu,
hari n'ibyo tutazamenya ntitugacumure duhaye tuhimba kuko n'ibyakozwe bimwe ntituzabimenya bizwi n'Imana n'ababikoze. Icyo rero cyatumaga nanjye ntanga umusanzu w'igihugu nk'uko igihugu cyari cyateguye gahunda zo kuyubaka mu ubutabera bwunga. Natangaga n'urugero navuga nti reka ntanga urugero abarokotse mbahe ishuri ntigahutu yaransabiye saa 8 z'ijoro kuko twageze munsi ku rusasa arabahagarika mbona ajanye wa musirikare ku ruhande baravuga nabonyine mbona wa musirikare asubiye inyuma na gahutu basubiye inyuma hamagaye muzehe wanje na mukecuru bo bari kurungarunga bareba iyo banyujije barahagarana wa musirikare na gahutu na mukecuru wanje na muzehe nuko barabana bamaranye umwanya wa musirikare ampamagara ngo ningaruke ryatsinda rindi ry'abasivili bari bafite imihoro bamwe bashaka kuntemera mu muryango wa musirikare ndebura ahamagara nawe ndibone bagaruke aravuga ngo wa mugabo wa musore yakoresheje ijambo wa musore we bakuvugaho byinshi uramenye uyu munsi turakubabariye ariko uramenye niba uje ukora na bene wanyu ukure yakarenge nabandi ngabo rwose ntabwo nabo kuko nakubwiye ntabwo nzi n'inkotanyi ndagaruka ariko muri gacaca natangaga ubwo buhamya tuzashishoze iyo Mudenge gahuta nsabira saa 8 z'ijoro bikanga bari kunyica muzehe wenda karakoka na mukecuru n'umudamu wanje muri gacaca bashinje uwo bamenye gahutu uko ari wagize uruhane mu kwicisha Mudenge mvuze nicyo ko ari n'abahutu bagendaga mu matsinda amwe amarondo ariko bibitse mw'ubumuntu cyamberaga ikinini cyo gufasha bene wacu abatutsi twasigaye ngo tuzaje tubakayunguriro keza kambaye ubumuntu n'abahutu batagize uruhare tuzabacungira umutekano duhagarare twemye dutera ingabo mu bitugu igihugu gifite icyerekezo nyakubaho tubereye inyenyeri nk'ibyo waruvuze hari ikibazo warumaje iti birajyana n'icyo ngicyo uyu munsi ndibaza uwo mutima ubundi uvoma he yo kuvuga ngo ubwo bumuntu uravuga burenze bwo kwirengagiza ibyo wakorewe byakorewe abahigwaga bose ukavuga ati umuntu agomba kubona ubutabera tudahimbye uyu munsi ukavuga uti abajenosideri cyangwa se abonsa abana bacu kuko ubu ni abacu ingengabitekerezo ya jenoside bagakwiye gukora ibi n'ibi kuki uwo mukoro wawihaye uwo mutima uvoma ariko numva watangiye kera nawuvomye kuba Imana irarema ariko n'abantu barema abandi abantu bashobora kurema abandi nabi abantu bashobora kurema abandi neza murabona n'ubundi impamvu turi guhura n'ibimenyetso by'urubyiruko rwacu rukugira ingengabitekerezo bavutse ejo bundi mbyite ejo bundi nuko bari konswa bari kuremwa nabi uyu mutima hari ibintu bibiri byandemye njashimira Imana Bibiliya ijambo ry'Imana namenye Imana yampaye ntayigishijwe nyibona ndi umushumba umusaza ari kugurisha za Bibiliya azigurisha ibigori ndagiye muri 82 numvise nkunze ibyo bitabo tangira no gusenga ntari umunyedini ni wacu badasenga tangira gusaba Imana ngo izanshoboze kumenya gusoma izampe n'icyo gitabo yarakimpaye cyambereye isoko indema ndetse maze kugisoma rimwe kugira mbabwire bibiri ko yanyubatse igitabo cy'ingenzi kirema abantu reka mvuge ku witwa Ruzibiza hari igitabo herutse kumva yanyanditseho ampa kopi ariko yaransabye uburenganzira ngo ntibikagutungure nakwanditse mu gitabo nanditse ni igitabo yanditse avuga kuri Bibiliya icyo gitabo rero nasomye mu ijambo yavuze yakoze ubushakashatsi butari bwimbitse aho yavugaga umuntu n'igihugu cye n'izina rye n'umwaka yavugiye mu iryo jambo ariko hari ijambo yavuze kuri icyo ngiye kuvuga cyandemye ku bintu bibiri byandemye cyambere n'ibiri yaravuze ngo umwamikazi w'Ubwongereza yaravuze avuga umwaka muvuga n'izina muri icyo gitabo ndagifite yaravuze ngo mu ngoro y'ubwamikazi y'Ubwongereza nabonye ibinezeza byose ngo ariko nta munezero nigeze ngira kuwo njya mbona ndi gusoma Bibiliya ijambo ry'Imana yabishize muri icyo gitabo aho yagiye avuga ngo n'umuhakanamana yaranditse ngo umuhakanamana nawe ngo yaranditse yagiye akora icyo gitabo kirimo abahakanamana abaperezida abanyabugeni abashakashatsi abahinzi borozi yashizemo Mudenge w'umunyarwanda nawe yanyanditseho kuko icyo gihe naramubwiye mumenya mbere ya jenoside yabaye muri kaminuza ya Mudenge nageze muwe muzehe wanjye mbuza gusenga abona ko nzata inka sinziragire arimbika mukumbuza gusenga kandi nanjye numva naramaze gufatwa no gushaka kwiyegurira Imana Ruzibiza rero narumvise amateka ntamuzi
nuko ndamubwira ngo muvandimwe, yabyanditse mu gitabo ejo bundi kandi yabivuze muri 1984 niho nageze muwe Mudenge muri kaminuza ya Mudenge. Abandi kibona Bibiliya narayirambuye mu migani na Zaburi, ariko ni muri Zaburi 133 ndambuye mbona Bibiliya izo nyuguti zibaye nk'inyenyeri ziri kumurikira umutima wanjye, ndanezererwa ndasomye ijambo. Ntabwo nari nzi ko Bibiliya ko ruzibiza bibitse nawe ari kwandika icyo gitabo uko abantu bagiye bakivugaho batandukanye bo kwisi. Yavuze no kuri Mudenge w'umuhinzi mworozi wo munyarwanda ngo yaranditse ngo Mudenge ngo yaravuze ngo ntaramenya gusoma, ngo narebye Bibiliya ngo mona inyugute zirimo nk'utunyenyeri turasiye mu mutima wanjye, ngo ndanezererwa ariko ko narari mu Bibiliya rero yarandemye. Kabiri, naremwe na bene wacu b'abahutu bandemye bati muri ya nkubi y'abaretse ubumuntu badukandagira nta burenganzira. Ndibuka rimwe nagiye muri tagisi ngiye kwa muganga kwa Bwana, amateka ni maremare yatwibuka ibindi, maze umusore w'umuhuta nkandagiye ndatinya 91 ndatinya, numva ko nimubwira ngo arankandagiye ari bunkubite, nuko sinzi uko yicumye ku ntebe nicara nihengetse kandi muri tagisi narishe. Urumva uburenganzira bwa bwararenze naho udashobora kubwira umusore w'umuhutu. Cyakora namurebye mu maso mbona sinzi uko yandebye umuntu atari kundeba neza, nimvuga ngo arankandagiye ndabamwihaye, nararetse arankandagira kuko ndashinyiriza. Yankandagije inkweto numva isa n'ifite amano kizi z'abakina umupira, ariko ndareka kuraho akuye sinzi uko yabangira kwihengeka, nicaye nihengetse kugira ngo atongera kunkandagira. Ibyo ni gwagwango gwarimo kandi jenoside yarangiza ritaraba. Ubikuramo isomo ute? Nabikuyemo isomo nterero. Bari kunkura mu Rusiza, mu rusengero rwo mu Rusiza, nageze nyuma mu munyedini koko nazi no kubatizwa 91. Kajuguzugu zarashe mu birunga bagira ngo bavumbure, hari bene wacu babahutu muri aka gace barafite umutima w'umuntu benshi badashaka kwitabira ubwicanyi, babashiramo nizo ngingo bitekerezo ko abantu twagiye kumenya ubwenge, badata basogukuru twumva babana barahanye n'inka, abandi ari abase ku bandi, abandi baragiye banywana bagaca kunda, ariko tubwira ngo tungwa Abatutsi kuna nibazo tubazi, babonaga batari kwitabira imbaraga, batitabira kuja mu buyoboke bwabo bwo kugira ingenga bitekerezo yo kutumira nabi, bakoresha ikinamico. Ndabyibuka nari kwirondo nanjye ndi kumwe na mwene Minani witwa Gwagize n'abandi, saa 9 z'ijoro numva amasasu menshi arakubisa atunguye matoya mu kigo cya Bigugu. Uwo Gwagize aravuga ngo ndagatora mama, ngo umutima w'igihugu warisigaye urafashwe ndagatora mama, niryo jambo yakoresheje. Ngo kaje pirafashwe. Ubwo amarondo twayavuyeho twumva abantu bose baranyagaraye, tugera iwacu Muzensanga barabyutse batiyemwe bana turahunga twerekeza ubwo nano kuje Ikibumba. Minana bamanutse ari inshuti yacu cyane, ati kana burenge turaje he, numva ari guhamagara bazigama ati nukuje twumva ya masasu aracwekere mu minota nka 20-30. Ariko ngejo ayo masasu naringiye kubicurika mu gitondo saa 12. Louise Kayibanda ari umunyamakuru w'umudamu nangwa w'umukobwa yavuze amakuru saa 12 ngo zanyanga birama ngo zisi inkotanyi ngo zazitwikira ishyamba rya Gishwati ngo zitwaje ibyiso byazo ngo bari bateka ikigo cya Bigogo ariko basaza inzira bwo baziri maso ngo bazishubije inyuma bazitsembatsemba ngo no twasigaye bari kudushakira mu ishyamba rya Gishwati, ngo ariko mukomeze muwe maso ngo muzi yuko ngo abari kubakurura ngo ari ibyiso byazo. Yabyutse ibintu byazambye baratera mu bacinya, abadamu baratemagura atwika amazu. Ngo nizo nkotanyi yari akinamico kuko bahise bavuga bati ntimuri kumva b'Abatutsi ko atangiye zavuye mu Mutara ziva no mu Birunga muri za Muhabura zigeza si b'Abatutsi muri kureka. Bwari uburyo bwo gusemba. Bwari 19 kangahe? 91 bakoze mu izo kinamico. Icyumweru kirangiye ndi mu Rusiza kwisa. Ngo leta ubwayo yariteraga bagakoresha amasasu kugira ngo basembure Abahutu batari kugira umutima. Nta nkotanyi zaje ntabwo arabasika no kurasa gusa ngo basembure. Hani koko byarabaye. Abahutu bamwe harimo bakeya bari kwitabira ubwicanyi, ariko n'abandi bifataga ko batemwe bantu basanga umusaza bati mwabana mwe reba ndashaje uramenye bana banje ntimukaje muri. Niho abantu benshi banyagaraye mu rusengero, bamwe bahita bagenda
umusaza wari uhari witwa Sebiyeza aravuga ngo abazi ko bafite Imana n'ibinjire dusenge, abazi ko bibeshejeho nibagende. Kimwe cya kabiri kiragenda. Bagiye mu bwiherero mu rusengero, bagiye kuja muri gahunda yo kubwiriza, mbona umuserire witwa Gakoti, ariko ntabwo nari muzi neza. Arinjiye mu rusengero n'itoroshi itari kwaka neza, ari kunshaka. Hari imyuka mibi nkuko nari mbabwiye yo guhumera n'abatutsi. Bene wacu abatutsi bose basengaga mu rusengero rwo muri Siza bari bagize ubwoba. Kereka muzehe wanje niwe twajyanye gusa. Agenda mu ntebe areba buri ntebe akubita mu mpare zose, duhuza amaso nicaye mu idirisha arandebura mu rusengero. Ahubwo mu rusengero bose baracemererwa. Ndasohoka arambwira ngo ngwino kuri bariyeri bari kugushaka. Musi rusengero hari bariyeri y'abasirikare. Namubwira nti genda babwire baze hano, bansange hano. Ngwino ngubwira ariko namusanga kicuma. Yohana Serugendo yari umukuru w'itorero. None wacu umuhutu ava Mudenge avuga n'ijwi rifite imbaraga, injira ntabwo dushaka abatuzana mu bice. Ndinjira ariko ndi guhinda umushitsi. Uwabwirije yabwirije iminota 5, kibwirizwa yaragihinya kuko kimwe cya kabiri cy'urusengero bari bagiye. Kuko hari n'abari batubwiye ngo kuko bumvise uzagashugujugu ziri kurasa mu birunga aho bita kuri ngo gasozi kari hari. Bagiraga n'ubundi bongere bavumbure ko inkotanyi zageze muri yako zaraririye hano, kandi ko babazanye n'abatutsi kugira ngo batwahukemo, na bene wacu b'abahutu bari kwanga kwitabira ubwicanyi babwitabira. Ubwo niho uwo ndinjira, wabwirije yabwirije iminota 5, muzehe wanje agiye gusohoka. Naramurebye umuzehe, ababyeyi bagira imbabazi, mbona agiye gufata agakonike mu nguni z'urusengero, ariko ari kujya nyibishijisho, mbona afite impuhwe nyinshi ku mutima, nsa n'umugaya. Namwe ni muzehe angiriye impuhwe nka data, ari kubona bari kungura muno bagiye kumba hanzeho bari bumbage mu buryo bwihuse, sari kundeba mfite impuhwe, wewe yazigirira nawe ko atari ubona inzira. Yahise agenda, urumva ntabwo ari kuntegereza. Ariko ba Yohana bagize ubutwari. Nicyo uvuze ngo Mudenge waremwe niki kugira uwo mutima warahizwe, ibyo bikomere ntibuvyandure, ukaba umwe mu bagiye bagira uruhare mu gufasha bene wanyu b'abatutsi bahuye n'ibibazo. Wawukuye he? Cyambere ni Bibiliya, kabiri ni bene wacu b'abahutu nabonanye ubumuntu banze kubinyamaswa. Narebye uburyo ba Yohana bahise babika ibintu, abadiakoni batunganya ibintu byo mu rusengero, ariko banjyana nk'abandinzi. Twageze inyuma y'urusengero tuzamutse, umudirigiteri w'ikigo bayobaraga ku kigo cyabi ahamagara umwe ngo ngwino nkubaze. Yohana avuga ati nta kindi agiye kumubaza, ati ni ibya Mudenge, kandi ari umunyarwanda nk'abandi. Ubwo baravuga nagarutse mbere ariko kubaza ngo ikibara kuba ngo mbe mumushize hagati ngwe ngo uramututsi ntabashike. Yohana ati simbabwiye ko ari ibya Mudenge ari kuvuga. Tekereza uwo wa mahoro make ifitiye, simbacike, sinonesheje, sinibye, ntanzigo. Nakwifuriza umubyeyi kutaraga umwana w'uwo mutima. Hanyuma naragiye rero, ariko ubwo muri make cyandemye nagiye kugeramo, njya mbibwira n'abantu basenga nuba banyumva, ntinabonye abari bafite Bibiliya ku mutima n'abari bayifite inyuma. Twageze mu gace k'iwacu dusanga itsinda riranteze n'inkoni n'amacumu n'imihoro na ntampongano. Batubonye ego muri kumingaminga ibiki ngo naza Bibiliya inyenzi zatugeze ngo buri wese wawe. Bashaka ngo babayobozi b'itorero basa n'abamperekeje kuzangeza iwacu, batatani bari bitwaje kujya gusura witwa Gahumanya yapfushije se, ariko bagira ngo banakomereze ko banyerekeze mu cyerekezo cy'iwacu, kw'inzira nyinshi nayo natezwe. Bagiye kugira ubwoba, uwo Yohana avuga ngo mugi tugende ngo niba inkotanyi zaje se ngo umuntu asiga gupfana ni nabiwe ngo araje kugwa ku mayira. Baramurebera hasi, zari insoresore nyinshi zivuka muri ako gace, baramutinya. Ariko nahanyuze ndeba aho twari turi kumwe mu rusengero bamwe, ndetse harimo n'umudiakoni, Bibiliya bazirambitse bantegereje n'imihoro ngo banteme. Kubika uwo mutima, ariko bene wacu b'abahutu bandi barandinze. Muri make mpe ni inkuru, naragiye koko hari umudamu wandi gwara mu kiganza tumaze gusengera kuri Gahumanya. Igihe tugeze ku irembo, mpora n'umudamu waruherekeje abandi, agiye ngwara mu kiganza. Uwo gwara ni igihango mu mutima. Aranyungura ngo Mudenge subira inyuma, ngo baraguteze hano n'imihoro, ngo baravuze mbe Mudenge aracyari wanyu. Ati ndababesha ngo wagiye, ngo ni hahandi ni wabo turamusangayo. Ba Yohana nta kundi nabasezeye. Nasubiye inyuma nyura mu gitari cya Bugeshi, ngiye kugera iwacu. Muzehe wanje nsanga ari kurungarunga ngo ye mwana urukuzaye ko bagutegeye imbere kwa Burege. Aho naho natahanaga mvuye gusenga, ariko maze akanya gato Burege yatumye akana ke kitwa Mutuye k'agakobwa ngo nagende kuzi iwacu, bari kumutema kuko bari bandegereye imbere. Hisha urugo benda kuza kurugota no gusenya ibigega bamushaka, ntihishe mu nzu. Nabona akagoroba kaje
aza kamba ndareba aho umuhisha yabibwiye muzehe babisikana k'abantu bari guhura basukwa ko yabonye ko nagiri wacu kandi bamureba bari bumwice. Muzehe yaraje tureba aho uhisha wa mwana wenda kuza kugota urugo. Najaga mu bigega nkabona bari bumbone, nkajya mu munigi wa minani, umunigi wasakazaga amazu y'ibyatsi kera, nkabona bari bumbone. Uko ni gutinda babagezaho hari ibiwacu mukecuru wanjye ati yewe mwana ko bari kora mu rugo, none nje hehe nari ndi kubuya. Uko kubuya ntabwo nari nakoze icyaha, ni muri bwa bukana bw'urwango byabyaye na rurangiza yanyu, kuko byari byibitse urwango rwari rwarabibye, rwarahereye mu rwara rw'ikirenge rwarageze mu mutwe kuri bene wacu bamwe b'abahutu babibwe mu rwango. Sinzi uko akenge kaje, umudamu wanjye yarashingiwe wazanye umwenda bita itisi, wari umwenda w'abadamu munini. Ndihutira mu nzu ndawufata, ndababwira ngo murebe niba nta muntu uri hino. Ndagenda ameze nk'umudamu ugiye kubagara, bambwiye gusoroma imboga mu majeri, hari amajeri musirugo. Ndagenda ndeba hirya no hino, mbonye nta muntu uri kundeba ngo witinda hasi. Mu minota 5 numvise ibigega bari kubisenya n'uruzitiro na wa munigi wa minani, ariko akagoroba kahise kaje. Ngumva mwango muje gushaka amatoroshi ngo ari hino ngo ntabwo ari kure. Ngenda nkamba burigiya yatumye ngo nze nkamba kugera zari nk'intambwe 300 nangwa 400, ariko akagoroba kari kaje. Ngiye gukomanga kukuga ikimigano yafite urugo rw'ibiti, ariko hari akuga ikimigano inyuma y'inzu. Ndi gukomanga nsunika, arambwira ngo ndi hano, anyongorera. Arakingura, ntabwo yari kwinjira mu nzu, hari umubaya yacukuyemo amabuye ya fondasiyo. Arambwira ati kwitinda hasi urajya mutaye amaburi nta kwica wa mwana we. Ndihenge kanyereka ko ndi bujyame, angereka ibishaba by'intusi. Mvunaguye naraye umwo, kejo bikomeza kwanga burege yagenda areba abasirikare bagera iwacu 5. Ambwira ati mwana bakomeje n'abagiye mu guhiga inkotanyi mu birunga, bavuze ngo basanga babonetse. Ariko naraye ngira ngo numva bene wacu b'abatutsi duturanye n'iwacu mu rugo babisha, bucya nta kintu kibaye. Saa 5 z'amanywa niho umukobwa witwa madamu yaje Mudenge, nijwi rinini nti ikoreho ibyo bishaba. Mbyikuyeho mbona ntereye ibitenge 2 by'abadamu n'igitambaro cyo mu mutwe, abimpa ari kurira. Igitenge kimwe gikenyerwa ikindi ukitere ngo witege n'igitambaro we nk'umudamu. Ngo hari umuntu unyongoreye ngo bamenye ko araye hano, ngo benda gusenya amazu n'ibigega n'uruzitiro. Ngo ndakurebera ngo unyura hano inyuma y'inzu muri aya majeri, ngo ugende umeze nk'umudamu uri gusoroma imboga, ngo uje muri rusasa muri kiriya gisura kiri mu rusasa. Ya myenda icyakora ndayifata, nikuyeho ibyo bishaba. Hari inzu yari nkingiye bahunikagamo ibigori ndaro, fata bya bitenge n'igitambaro nabibira nayo nararanye. Sanurarama ndi kubaza Imana, ngo umutima urambwiye nimbaho. Ndongira ndabimutera ndava amadanda hano pagwe nangwa mpakirira. Mukanya sabaraje aje muri ya ndaro, ko nari nongeye kujyama mbyigeretse. Ye mwana urukumva ndi kumva ati bavuye no ko basobanyu segiteyi, barakubise imirundi barayiciye, bagiye bakura mu ntarure n'amazi y'ibyatsi. Uzi kuje gukura abantu mu ntarure n'ibiti, hari ubwo babonye abantu baza biruka tibibye, mwumva ubwo bukana. Nta rundi gwango mwari mufitanye, bari abaturanyi, ariko ari kuza n'ibiti bakabakura mu ntarure. Ati barabakubise, abandi bagiye bakura ku rusenge, yaramaze y'ibyatsi, ariko urusengo bashiraga inkwi zicani. Ati imirundi bayiciye, ati ariko bavuze ngo mbe nturaboneka. Ati wanyu bakomeje kujya bavuga ngo wagiye mu rusiza mu materaniro. Ati mwana ni wabura ubwire, ndavandi burege yangiye kwishishura. Ntabwo yatumye mbivuga oya, nabivuze ndi kwikuraho ibishaba mva muri wa mwo. Nasomye birakwimana yikinziye ntawe ukingura, nikinguye ntawe ukinga. Kuva ejo bankura mu rusengero rwo mu rusiza, inzira zose natezwe. Iri joro naraye ntegereza numva bene wacu duturanye nabo hirya wenda babateye ntibyabaye. Nimbura iminsi 2 n'amajoro 2 nihije, nzoba nihamije ko ndi inkotanyi, reka nitange ndatera n'abandi akaga nawe bataza kukwica. Ye mwana we reka bakakwicira aha bakakubona, ariko oya ubwo ureba batabona mvuye hano. Igikoti nari nageretse ku indi myenda nari nagiye gusengana, cyabaye itaka ngisigumu muri uwo mwobo. Nyura imbere yo kwa buregeya n'igitabo Bibiliya, ngira ngo njijisha abone ko mvuye mu materaniro mu rusiza. Nigaragaza mfite abandi badamu 2 b'abahutukazi bandi, byambwira n'abahutu nk'abandi bene wacu b'abahutu, mwaba mugifite akantu mubitse. Twaba turi no kwibuka nk'iki gihe mukumva bibaye by'abatutsi, twaje dusangira umutima w'ubumuntu, ko nabonye abanyu bagize uwo mutima banariho n'ubu, kandi abo ni ikimenyetso cyabo tutamenye. Byamubwira na bene wacu b'abahutu naho ngeze n'ahatarigeze hatugwa abatutsi. Hari abahutukazi b'abanyambazi, hari n'abahutu b'imfura barebaga n'ikirere bakabwira n'ijuru, Mana nibubaho, hatutsi ko ari bene wacu bari kuziriki.
ngo nibura Imana wakwigaragaza, ariko byaba ari akaga kugumya kureba uwo mutima muzingiraho ikiringiti kibi mukagumya kubika w'ugwango. Nahingutse mu kayira kareba iwacu abadamu babiri bankoze ku mutima cyane. Numva umwe aravuze Felicita we baraturanye ni umusozi ureba iwacu neza, ariko avuze ati ngura Mudenge we nerekeza amaso ko nari ngiye nihandagaje ngiye nitanze ngo banyice baburegeye kundengera byanze. Ngo ari he ngo nguriya we ngo Mudenge we ngo undi ngo ntabwo ari we ma niko yavuze. Ngo ni we ngo genda Mudenge uragambaniwe ngo ntari bitukuziho ngo genda urasiba icyawe ngo abakugambaniye ngo icyabo kirabategereje ngo Imana izakwakira. Natereye amaso ariko ari intambwe ndende ntabareba nk'intambwe 500 nuko ari ahantu harengeye bari mu musozi. Ndavuga nti Imana nubwo ngiye gupfa mbonye abantu baryoshye, abandi ndi kunyura ahantu bakavuga ngo akanyu kageze ni babandi babishye. Yavuga ngo icyandemye nabonye abantu babiri. Bibiliya yandemye bwa mbere, kabiri nabonye bene wacu b'abahutu bari bafite ubumuntu abarandemye. Babandi bazaga kunsanga mu rusengero nta bibazo dufitanye, bagiye barimbura muri za kaminuza batabariye n'impinja zibategera amaboko. Abakobwa batemba bazasize imiryango yabo yarimbutse avuga ati yemwe ahungu mumbabarire, ani bati mutemagure vuba izo nyenzi. Ariko hari abahutukazi bake babaye ikimenyetso cy'abenshi batagize umutima w'ubunyamaswa. Ngabo rya baremye Mudenge kuko nageze mu rugo mukecuru wanje mbonye ntihangana abavyeyi b'abadamu bagira gucika intege vuba, ariko byari no mu gihe ko mukecuru wanje yikubise hasi mu mbuga mu mucucu, ariko urava mwana wanje wangara ngo abasirikare bageze hano 5 bari kugushaka. Ndamubwira ntaho kwangara, ahubwo reka nihute namwe mugiye mu mwanya. Bagarutse inshuro 6 babicana nanjye, wenda mwe muzapfejo kanihute vuba kumperekeza kwa buregeya bitwa baminani b'abahutu bari inshuti za data bari bafite ibise cyane, babanje kunyura mu marembo bashaka no kungura amafaranga byanze, bose bari baparitse kunsabira byari byanze. Ngeze ku irembo muzehe wanje arangarura, we mwana akoresheje ijambo we mwana garuka gato yankubwira. Ndagaruka ngira ngo hari ijambo gihariye, wogenda usomye ku mata kuba yatetse ninjo. Yagiye gusoza ijambo amata namusuzubuye mu bwonko. Muzehe wanje ambwiye muzehe hari mu by'amata, kigiye nigihe cyo kumva mfite inyota, nta nyota nari mfite n'inzara. Yagiye gusoza cyo nigendeye, namubwiye nta nyota mfite, nicyo jambo nakoresheje. Naragiye nyura ku rugo rwa mbere umuntu twari duturanye, asanze atumirana na data bahana inzoga. Niyo mpamvu batumirana baba batuye mwabonye agacupa muzehe wanje atarihana ataraje mu itorero, asanze ari sanga n'ingoyi rwose babanye neza. Ariko naratambutse ngiye kuri bariyeri aho bagiye kunyicira ko bari bambwiye aho mbasaba, numva aravuze ngo urukumingaminga ngo akanyu kageze. Uwo ni mwene nyina wabagiye bahungana uwo mutima bari hirya no hino ku isi. Uwo rero yarambihiye mpamvu njya ngwanya amacakubiri. Kabiri na bene wacu nabo bagahino cyane muri aka gace, muri gacaca nyabuna muzabe maso. Uwari inkimwe azabiye nkimwe ayisabira imbabazi nangwa ikishira ntizikabe nka 20 kugira tutazambara kenda ka jenoside, tazagira n'agashumi kabo twambara. Kuko yaravuze ngo urukumingaminga kanyu kageze. Ndeba ujya ari umuvyeyi nubaha, yarakwire kunganya ati umwana agiye kurengana, ariko yarabishe. Navuze Imana ntuka uzandinde umutima mubi. Ariko icyo gihe nabisabye nyuma ngiye kusoreza kuri kwisezerano nasabye Imana. Naratambutse ariko ndamureba bandi Imana we uyu musaza afite umutima utari mwiza, ngiye gupfa ariko bangwa akanyu kageze. Nari umwana we namwubahaga, narabugujya data ntuma ngo mubwire ngwaze mukecuru wanje yajaga imisuru akabasigira igicuma cy'umusemburo. Data ninjoro maze kujya akabati genda ubwira Minani. Hari n'igihe kimwe yajaga ntumaho n'uwo rimwe na rimwe akamutuma, ariko ndeba uburyo atagize bwa bushuti bwa data ngo ndi kumingaminga akanyu kageze. Numva umutima ndababaye. Ngeze hirya gato mbura umusaza witwa Tede w'umugaturika yari kuba gitukuru cy'imigano, akimbona ntambuka kwireba mbona arakirambitse inkofero yarayirambika, mbona akoze ikimenyetso cy'umusaraba. Ava ngo Mana mezi imvurebe zinomvi, uyu mwana Mudenge aragambane wagiye gupfa, yamvukiye mu maso ntari bimuziho, uzamwakira. Naravuze ni Mana ndagiye koko. Ariko ngiye mbonye abantu baryoshye, arabanguye mu rusengero bakambira bisikoti
kandi we barabikora n'undi mututsi hirya no hino ko bane sibo barema nk'umuntu gusa mbonye bashiki banje babadamu tukazi bigeze saa sita kurambonye bari kunzitiro bategereje Mudenge kuva mu gitondo kuko bari bafite amatsiko ndi buturuke imihoro integereje uzabaho umutima mwiza ngiye gupfa ariko mbonye abantu baryoshye Tedeo mugaturika aransabiye manu uzabaho amahero imitima yabo ntikandure naragiye no kuri bariyeri ariko naho nahasanze abantu ubwo mvonagura nahasanze abantu banyiteguye kunyica baturaje ntinda ntakumbwira Mudenge uraje ndaje nanjye kwari kubabwira ndaje kuko byari sezerano bategereza ingabare bari kurya abasirikari bavuze ngo bategereze nari bagabambaye bikasike mu kigo cya gisirikare cya Bigogo nimo batekeraga bisi n'izindi modoka zikabagemurira mu mapozisiyo bari babagemuriye aho iwacu ndi gusoma muri ubu nafite ya Bibiliya ndi gusaba Imana nguza imbabarire ndi kwisaba isasu ko sinzi uko narebye hari umuhungu wacu wanziraga cyane wari interahamwe sinzi uko narebye cyebona yicanye nta mpongano mbona ari urubunyice nabi kandi ari bunshinyagurira nuko nsengera mu mutima mpoze nane maze gusabira intege nk'izibyaha byanje numva umutima ukomeye rwose ndi kumva ndi kwizuza n'Imana nuko ndasenga mu mutima naba Mana ndagusabye ibidashobokera abantu je bishobora bari abasirikari nta wunzi nagambaniwe na bene wacu duturanye w'abahutu bamwe naturuka hari umwe umushira mu mutima wo kwinangira akimbona ndasatitaye kubanza yambaza amagambo tategeke bano ngo bakubiti kuko bano banyica nabo ariko maze gusenga iryo sengesho umutima numva ndakomera ariko ndishoje Imana yaranguraniye haza nzabona impamwe n'intibiramira haraza abwira Matiyasi wari umuserire ngo hajya Matiyasi yakoresheje ngo nugatora mama Mudenge muramugambana Mudenge ari kuzira baruzibiza wabaye muri kaminuza ya Mudenge uyu yaje uyu munsi muri gahunda yo kwibuka yamaze kugenda yaramfashe uruzibiza ari mu bandemye nawe yatumye mwibyoboka Mana yambaye hino namwigiyeho ibintu byinshi no kujijuka nubwo ntari nariza amashuri ubwo rero yamfashaga no mu mavuna kanzanira n'abazungu muri kaminuza bakamfasha ubwo rero barabihinduye wagashakoshi nari nariboheye n'agakoroshi njyana mwe ya Bibiliya ngo nimwo ruzibiza yakotezaga ngo najaga ngiye mfata amafaranga bene wacu babatutsi mu gice cya Bigogwe hano muri aka gace ngo nkashira ruzibiza ngo ntabwo yaraje aje kwigisha muri kaminuza ngo yaraje ngo ari umukada w'inkotanyi niko babivugaga birayavugaga ngo none amafaranga nkayamushikiriza ngo akayohereza inkotanyi yamaze guhunga rero yabaye mu bahunze mbere nkuko yabivuze maze hahandi hose barahahindura uwo mwene Kibiramira avuze ati no gatora mama Mudenge aragambaniwe hano hanari iki kibarasi cyo Mudenge yaturarikaga n'abazungu bazana baruzibiza bakaduhana za Bibiliya murabihinduye ngo yabaga ari gukoteza mwari kuri twunamiye ko ari intambara yateye ariko ndidusubirane uwo Matiyasi avuga amagambo abiri avuga ngo ntabwo ari twe ni runaka na runaka bavuga mu mazina umwe ari umudiyakoni tubana mu Rusizi aramubwira ngo niba mutabifitemo uruhare se mwamukura ko numvise bari abasirikari bari kurya bari kujya inama aho bari bumwicire Matiyasi ari yunamira ukanya arambwira ngo Mudenge ngwino tuye gushaka aba responsable twagiye ngo muri make nihuse narahageze haba guhanwa cyakora numvise haje mu guhanwa nabo hasinga ipfuye wansabiye amafaranga make naramurabiye ku mutima uwo narahageze twagira avuga ngo ngaho ngo atari kujya bananiwe kurya ngo no gusinzira ngo ntibasinzira Mudenge atabonetse ngo yarabonetse ngaho rero muvuga ibyi barabura bari abantu barenga 500 ngo mva Mudenge ngo nubwo babuze ngo ariko bari hano ngo bavuze yuko ngo ibyo bakorega bavuga yuko ngo bavuze ngo ntabwo uzaje ku irondo ngo uje kurinda bene wanyu inkotani ngo ngahisobanuye ngo no kwisaba tubanje kuje ku irondo bashoje ndavuga nti muzi ko nta rondo dukora ku manywa muzi ko amarondo mwayapanze hari abaserire gwa bose aranyuboye bunanda aranyuboye kijorojoro niba hari rondo nigeze nishe cyakora iryo cyo kwisaba tubavuga nabantu twasanze kuri bigaragara bavuga ngo kajugujugu zarashe mu birunga bagiye kudutatanya Yohana no bavuze mbe niba inkotanyi zaje abantu basiba gupfana no n'imiryango yabo barapfa bagwa mu mayira ndavuga mu hogi tugende niba hari warigeze ampanga mu irondo sindijemo yabigaragaza shoje numva mu gice cya kabiri bamwe bavuga ngumva untanira bitumuze ngo nta nubwo ajayonesha ngo afite imbaraga nibaje kugwana guhangana n'inkota ariko numva nabandi bari guhingira bashaka kunyicisha ariko kugira ngo umuserire nawe responsable nawe nibura baburegeye bari bongeye kuzuka n'abaminani bari kunsabira n'abamuzehe wanje batinyabona n'amafaranga ariho ariko murebe ko uyu mwana yovaha yabaye nkavuga ngo ngaha bahana Mudenge kunje bihano
ibihano ntibye, ibihano ntawe nakomerekeje, ariko numvise ibihano numva ari amahoro. Abanyumva rwose muri kuvuga ubukana, aho wumva kuguhana ukabishima ntawe watutse, ariko kumva kugiye kurokoka. Bashira hejuru bati umusaza ati ngewe umwana wa Kanaburenge ntaje yonesha, ndi kubona yatanga ikaje y'umusururu y'amafaranga 150. Mu mutima byari biri gucika, ndavuga nti wagiye kunyicisha, yovuga amafaranga menshi ziranka ngiye gusiga ziziritse zikangura, ariko ntibamwumvise nabo. Responsable twagira yavuze ngo abemera 250 n'abemera 500 bari bakigira impuwe z'amafaranga, bamwe bemeza 500 baburegeye barayatanga. Tukibivuga mbona abasirikari bavuye mu birunga bya Karisimbi gushaka ingotane, twagira avuga ngo ntihagire wongera kuvuga izina rya Mudenge, bavuze ngo basange yabonetse, barahora baratambuka, niho bashoje bature Mudenge Lirone ntari kwirondo sinjyanga muri make nibyo nacuriraga sitera umudamu wanje. Icyo gihe niho yavuye muri kamba basanga nacukuye umwobo mu nzu, najyaga nikanga imirindi nyuma y'ibyo mvuze. Mpunze rero ubwo byarakomeye, turahunga n'amateka maremare, ariko nageze ku cisho nsaba Imana nyisaba isezerano. Abantu Imana niwe waremye isi, shiraho n'umubyeyi wa mbere, ababyeyi ba mbere tubakomokaho, kugwira kwacu kwagwiza imigabane y'isi, kugwiza indimi, kugwiza amoko, ariko dukomoka ku muntu umwe. Natwe nk'abanyarwanda uzadufashe nubwo imiryango yacu yarimbukiye mu Rwanda, ariko hari inkotanyi ziri ku rugamba, ntabwo turi kurwana. Natwe turi hano muri ubuhunzi, hari n'abandi bari hirya no hino, ariko uzadufashe natwe umuryango nangwa iciciro cy'abatutsi ntitukazime ku isi, turabawe. Ariko by'umwihariko muri aba turi kumwe baki tuzadufashe tuzarokoke, kandi Imana nanjye nzarokoke. Natinyaga inzoka, bari batujyanye mu bigo by'abapadiri bari kubaka aho bita Nyabishongo hirya ya Goma, ngatinya gupfukama mu twatsi, mbona ntirapfukama ku nzoka. Narebaga ahantu hari akabuye ngapfuka, tariki ya mbere najaga kuhasengera. Abantu Imana ndagusabye natwe tuzatahe. Kabiri nanjye nzarokoke. Macinya ratwibasiye, hari abana bapfuye babiri ba mukuru wanjye witwa Mitsi, n'abandi bantu hapfuye abantu 9, bamwe bashaka no kugaruka, ndababuza ntiyabona Macinya zica bake mwisubira mu Rwanda. Njya mpora ndota habaye ibindi bintu, genocide yarangiza ritaraba, narotaga hari genocide yabaye. Nigeze njya no muri Ruhunda, hari abantu bagarutse ndababwira ngo mwahunga ibyumweru 2 nihatagira iki muzasubire mu Rwanda. Najyaga ndota nagarutse mu Rwanda bari kunyiruka, kajya numva ibintu hazabikinduka ibi byanarabaye, bagarutse nta numwe warokotse. Ubwo rero niho nasenze ndabandi Imana zamfashe nanjye nzarokoke, kandi abampigishaga uruhindu zabasange, ariko Mana uzampa umutima wo kutagira urwango nk'urwawe. Kimana yarakinsohoreje, narasohoye, ariko nagize ikibazo igomane ngo ari indwara y'umutima, migarasiyo na HCR, bansaba gushaka umuntu ikibumba, kuko imasise hariyo imyuka itari myiza ku banyarwanda. Nari mfite marume ikibumba ngiye kwitwa Mpumuje. Intamara kubohora igihugu bagira inkotanyi zigera hano muri Mutura ahangaha, nari ikibumba n'umudamu wanjye. Abadivaniste baranyubakiye inzu y'ibyatsi, ariko ababyeyi banje bakamfatira ibyo kurya, uko narinje mu buryo bwa migarasiyo, barampaye n'ibyangombwa, nkaja nitura kwa migarasiyo wari ikibumba buri wa kabiri, banambwira singakorana n'inkotanyi nta nubwo nzizi rwose. Ubwo rero muri make naraje, umudamu wanje namusize ikibumba, burege hari nka yadutambukirije ya mushiki wanje, na data wacu witwa Mashyaringa, nawe hari witwa Gwabunga mutambukirije inkenye, na Rutaganzwa umusaza arahari aracyari muri Kabumba muri asoko tunyuzemo, na hari undi wamutambukirije inka. None wumvise abahungu bacu inkotanyi zageze hano bimuri nka tutabizi, zirari no na bucura mwacu nawe yagaruye yanka ino akivuga ibisasu. Ejo ndaza, ariko nageze ku butaka bwo mu Rwanda hirya duwane ya Kabuhanga, mvuye ku bidariya, hari ibintu biti bidariya, umupaka ntihari, tunahinga n'imyaka imwe ntiwabimenya utahaturiye. Ariko navuye ku butaka bwa Kongo, ngeze mu Rwanda ndapfukama mu bigori, nsenga mfite ikiniga. Bamana ndagushimiye, narebega inkotanyi kuri duwane kuri enteni hano, gushimiye yuko najaga ndota nagarutse mu Rwanda bari kunyirukaho muri bonde, ariko nkaba mpagaze ku butaka bw'u Rwanda, nshobora kongera kuba ndi buhaguruke nkagira inkotanyi zi. Ndabigushimiye ko nongeye kurokoka, kongera kandagiye hano. Naragiye icyambere numvaga nshaka kuramutsa inkotanyi, naragiye basangaho bashatse kumpa umukono, mpobera umusirikare umwe, ariko nshaka kumuramutsa cyane, ko numva ashatse kunyitaza. Ntibaragize hari ngo ndamugira, ariko
mu kabiri we yarebye ko muhobera nk'umushaka arampobera cyane ariko undi yashatse nko kunyitaza numvaga mbahobeye nk'aba Imana yakoresheje kugira ngo umuntu yongera kandi akiri ku butaka bwo mu Rwanda ari umututsi. Aho nakubaza uyu munsi uramutse wari umunyabugeni bakaguha icyapa mu Rwanda rw'uyu munsi kiyobora abantu mu Rwanda twifuza, icyo cyapa wacyandikaho iki? Nacyandikwaho amahoro yo mu mutima, amahoro. Perezida Kagame izina rye ryumvise ryawe bwa mbere? Paul Kagame ngiye umuntu wese afite uko afite umuntu, sinavuze ngo abantu baje barema abandi na rimwe na bibiri, ariko hari uwandemye bwa mbere uwakurikiye bibira ni nyakubahwa Kagame yandemye ntaranagira no kucesha. Twabaye kwa data wacu Rupari amateka tuyasimbuka n'urugendo kuko ijoro rimwe baraduteye mfashe Bibiliya n'icumi birabihiranye. Twakomeje kuri urwo rugendo nacukuye n'umwobo mu nzu n'umudamu wanjye atawumenye nawe umweretse niwongera kuza ubwo hari minsi namaze ntarara mu nzu ariko mbona zahura n'abandi bagizi ba nabi akanyica cukura umwobo mu nzu nzaje ndaramunihishe nibaza bavuga ko Mudenge ntariyo nibasaka bazagera no ku gitanda cyanje nari nacukuye umwobo ngunyuza n'inyuma y'inzu mwereka n'umudamu wanjye ko nibaza nzabanza kujyamo agansasiraho ibirago niba habona nzanyura inyuma y'inzu n'ubuhaga nari nacukuye amagara arasaza ariko nyabibwira n'abantu bose abantu bazirinda ikibi bakiye wayoboye wari uyoboye iyi komini ya Mutura umwe wicishije Ndabarinzi namwandikiye ibaruwa n'ubu mumbajije bibaye na ngombwa nyifite nasize wanjye baruwa irimo ubutumwa nandikiye bakiye nasanze byaramubayeho naramwandikiye ndamubwira ndi nshimiye Imana ko mbonye umwanya wo kukugezaho ubutumwa kandi nshimiye Imana ko yandinze ko abahigaga ubugingo bwanjye batavugirije impundu ku murambo wanjye. Namwandikiye ibaruwa bamaze gusenya inzu yanjye bari gukwita abahutu twari duturanye ngo uyu muntu yabacitse ate baranzira babonye wa mwobo ariko naramwandikiye n'amagara asaza sigaye numva ko n'umudamu wawe n'abana babahungishirije ku nyundo ko nawe ugendana n'abasirikari n'injoro nagiye guhunguka nabaye konsiye pisi witwa Rwabukwisi wari hano kuri komini ya Mutura arambwira Mudenge witwa nditwa Mudenge mudamu wanjye arakiri kibumbo ubwo ndi kubisimbuka ati ngwino uje kunyereka muri urwo rugo rwa burugumesitiri ndagenda sinene narageze ariko baravuga ngo amazu yabo nari ndagenda dusanga ibitanda matera barazijanye ariko baramusahuye tanda biri hanze ibyuma bino bimari by'ibyuma babikamo imyenda birahari ariko ngiye inyuma y'inzu nsanga yacukuye nawe indake nk'iya Mudenge avuze byambwira abantu abakomeye naboroheje umuntu azirinde kugira nabi. Hari isomo namwandikiye byamubayeho muri y'ubu cyo cya 20 guhera umurongo wa 4 ubwo ndi kuri tanga namwandikiye ibaruwa ariko muha umuburo abandikira nabandi mwaba mukomeye nabiyoroheje Imana yarabagize abayobozi bo kuyobora abaturage mu baturage mwari kuyobora ni murimo turimo natwe yayera kurebye mu ndanyo kuza umuyobozi ariko aho kutuyobora aho kuturengera mwaraturimbuye. Iryo somo arindi namuhaye ry'umubwiriza yanditse ngo nuko mbona barira batagira kirengera ububasha bwari bufitwe n'ababarenganya yego mbona barira batagira kirengera. Iryo somo nagibutse aruko bakiyagiye mu bacinya asanga batemye abagore n'amazu bayatwitse nuko aravuga ngo ariko ngo mugira ubwenge ngo murabona bano bagore n'aya mazu ari byo biduhangayikishije ku buryo abagabo bakidegembya. Iryo somo ndajyandikiye burugumesitiri bakiye nari nashizemo kuko ububasha bwari bufitwe n'ababarengera abantu barira ubashwa bufite n'ababarenganya byo nari najya ariko mu hiryo ryanyuma iryo ryo muri y'ubu gere ravuga ngo mbese nturamenya ibyo bya kera yuko kwishima kw'ingozi z'ibibi kumara igihe gito no kunezerwa kutubaha Imana ruko akanya gato gusa ngo nubwo byabyo bimuryohera mu kanwa bikamunezeza ntabireke ngo akabisha munsi rurimigwe ngo akabikuya ntabireke ariko niri gufiya bame nirerere sinashobora kurivuga ntariso ariko harimo ibice bimwe nasanze byarasohoye iwe ngo ntakiri hatasenye ngo ashenye ingo z'abapfakazi ngo ni byinshi ngo ariko igihe azamaze kubyirundanyaho ngo inda yiteguye kubirya Uwiteka azamusukaho uburakari bwe ari harya ngo abana bazatatana gusize azamuhagurukira ngo kandi ahindi hazongera kumwibuka. Iryo somo nari mwandikiye ndavanti nimudahindura icyerekezo
muri kubikora nta kibakoma mu nkokora, ariko Imana igiye kuzahaguruka kandi nihaguruka ntimuzayicogoza. Nasanze inyuma y'inzu hateye n'igiti kijya kivura, sinzi indwara kivura. Icyo yandushije Mudenge nuko nje narakoresheje indake y'itugano nibyo mu rusasa rwa muzehe wanje, ariko bakiwe nasanze yarakoresheje ibiti by'intusi nini, ariko byose ari arayitinda cyane ko nawe yarayishize inyuma. Barambwiye bene wacu b'abahutu ngo yaje gatinya inkotanyi zizamubona, ngo niba yumvise baje ngo azishe muri iyo ndake. Nasanze nawe yarahuje na Mudenge ibise. Muri make rero naravuze nti Mana tumye nongera kurokoka kucyuge nabaye konsiye, ariko nazanye wa muhigo sengera mu rusiza mvuye hani Mudenge. Nasengeye mu rusiza kuri rya torero ryanje nahunze ndimo, nuko mvuye gusenga barambwira ngo mbe Mudenge bene wacu b'abahutu twasengana ubonye Gakoti. Gakoti we wa undi waje kugukura mu rusengero ari saa 5 acanye n'itoroshi itari kwaka neza kandi ari kumanywa. Gakoti se yarahungutse igihe bazaga mu bwinshi bava mu kibaya nawe yaratahutse. Yakubonye aje kwihisha, yagize ibyago asanga ari wowe konsiyo wese gitera urusiza, kandi yararimo gukura mu rusengero rwa guhe position y'abasirikare munsi y'urusengero ngo bakubage. Ajya umutima uramujya uzerekeza. Narabahindukiye ndababwira nti mbatume nshizeho umwete muzabwire Gakoti ngo ni isezerano ry'Imana risohoye ryo kukeshera. Sengesho nasabye Imana rirasohoye, ahumure sinzamugira nabi. Imbazi nazihaye Imana niyo yazitanze kuko isezerano nayisabye. Mudenge kumva nagenda narambikwaga ibitenge, isi kabiguranye, kaba ndi konsiye ndi kujya mpura n'abantu konsiye mwaramutse. Ndabireba nk'igitabo, simbireba nk'ugomba kukandagira abaturage, simbireba nk'uwakwihimura, ndabireba nk'igitabo cy'Imana cyo kuziyoroshya kandi ugaharanira amahoro, kuko isi irabahindutse, filimi iribirinduye. Muzamuhumurize ntabwo nzamugira nabi.